Ikosa rikomeye abantu bakora bakiri mu kazi ni rimwe gusa, kurya amafaranga yose bakiri mu kazi, ntibateganye uko bizagenda nibajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ese amafaranga ya pansiyo azaba ahagije? Ese uzaba ufite ikindi kintu kigufasha kubaho neza wowe n'umuryango wawe? Hari abantu benshi bakora imyaka 30 cyangwa 40, ariko bagera mu kiruhuko cy'izabukuru bagasanga nta kindi kintu bafite uretse amafaranga make y'ukwezi, nayo adahagije ngo babeho. Bakunzi ba Fortran 2050 ndabasuhuje. Abari mu Rwanda, abari i Burayi, Canada, Amerika, Turukiya, Cyprus, Tanzania, Uganda, Kenya, KwaZulu Natal, mwese ndabasuhuje. Uyu munsi reka tuve ku kintu kimwe cyonyine wakora cyaguhindura ubuzima bwa pansiyo yawe: gushora mu bibanza ukiri mu kazi. Pansiyo si iherezo ry'ubuzima, ni itangiriro rishya. Iyo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, umushahara urahagarara, imbaraga ziragabanuka, amahirwe yo gutangira ubucuruzi bushya aba make. Ariko niba waraguze ubutaka mu myaka wakoraga, uba ufite amahirwe atandukanye. Umutungo wiyongera agaciro waguze, ikintu ushobora kugurisha igihe ubikeneye uba ukifite, uba ufite aho ushobora kubaka inzu y'izabukuru cyangwa gukodesha ukabona andi mafaranga, uba ufite ikintu waraga abana bawe kikabafasha nabo kwirwanaho, ukaba ubaye umubyeyi mwiza, ubaye umurage mwiza. Ubutaka ntibusaza, ntibusinzira, ntibujya no mu kiruhuko. Ikosa rikomeye rero abantu bakora ni ukurya amafaranga yose bakiri mu kazi. Abantu benshi baravuga bati nzatekereza ibyo nibigera, ariko igihe kirihuta. Iyo winjiza amafaranga ukagura imodoka nziza nini se, kubaka inzu idatanga umusaruro, ukarya neza, ukinezeza, ukishimira ubuzima gusa, ntacyo uba wubatse kizagufasha ejo. Ahubwo fata icyemezo. Buri mwaka cyangwa buri mezi runaka ugura akabanza kamwe, niba atari kanini tangira gato. Aho gukoresha miliyoni 3 mu bintu bidafite inyungu, yagura ikibanza. Nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 uzatungurwa n'agaciro bizaba bifite. Ubutaka ni retirement plan itazigera kugusha. Inshinga myinshi irahomba, ubucuruzi burafunga, amafaranga mu mabanki ashobora kugabanuka agaciro kubera inflation, ariko ubutaka buri mwaka uzamuka agaciro. Ubutaka buba bukenewe, umujyi waguka ukarushaho kwiyongera. Iyo ugeze mu kiruhuko cy'izabukuru rero, ufite ibibanza nka 3 cyangwa 4, ushobora kugurisha kimwe ukishyura ibikenewe, ukagumana ibindi cyangwa ukabikodesha. Ibyo ni umutekano w'ejo hazaza. Tangira nonaha, ejo hashobora gutinda. Ntutegereze kuzamurwa mu ntera mu kazi, guhembwa menshi, cyangwa kubona abana bamaze gukura. Tangira nawe ufite uyu munsi. Umutungo wubakwa buhoro buhoro. Abantu benshi bageze mu zabukuru bicuza ko bataguze ubutaka hakiri kare, ariko nta muntu n'umwe wigeze yicuza ko yabuguze kare. Tugana ku musozo rero, niba uri ku kazi uyu munsi, tekereza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Tekereza ku mahoro yo kuzabaho udafite impungenge. Tekereza ku cyizere cyo kuzaba ufite umutungo uhamye. Tekereza ku butaka bwaguha umutekano w'amafaranga. Tekereza ku butaka bwaguha icyizere, ubutaka n'ejo hazaza. Fata icyemezo uyu munsi, shora mu bibanza, witegure pansiyo yawe mu bwenge, gabanya ubwoba. Ejo abana bawe, abuzukuru bawe bazagushimira yuko wabaye umubyeyi mwiza wakoreye amafaranga udasesagura, ukazigama, ugasaza neza utanduranya ku bana n'abuzukuru, kandi nawe ugasaza wifashe neza uko bishoboka. Mu gusoza iki kiganiro rero, nabashimira ko mwadukurikiye, kandi niba hari icyo wukiye muri iki kiganiro, kora subscribe ndetse unagisharinga bagenzi bawe, kugira ngo nabo batangire gutegura izabukuru zabo, kandi ntibazahombe bazize sinamenye. Ciao ciao, ndabakunda.